ndongenda gusuje cyane we muntu wese ukurikirana iyi YouTube channel yacu. Uyu mwanya akaba ari umwanya mwiza tugiye gukoresha nkwereka ibintu 10 ukwiye kumenya kubijyanye n'urukundo. Nkaba nkwibutsa wowe muntu wakoze subscribe kuri iyi channel yacu kuzajya ukora share ukabisharinga n'abandi ukabisangiza abandi kugira ngo nabo bibagirire akamaro kandi twese muri rusange bitugirira akamaro. Tukaba dutangiye ku kintu cya mbere ukwiye kumenya kubijyanye n'urukundo. Ikintu cya mbere kikaba kigira kiti nukunda umuntu ntuzakunde uzagukemurira ibibazo, ahubwo uzakunde utazemera ko iheranwa nabyo wenyine. Inshuti nyayo ntigukemurira ibibazo, ahubwo yo ubwayo niyo mufite ibibazo uyibonamo ibisubizo. Nkaba nkubwira ati icya kabiri kikaba kigira kiti gukundwa ni icyifuzo, ariko gukunda ni amahitamo y'umutima. Ntuzigere na rimwe uhatira umuntu kugukunda kuko anagukunze kuko wamuhendahenze, ntirwaba ari urukundo, byaba ari impuhwe. Ikintu cya gatatu ukwiye kumenya ku rukundo kikaba kigira kiti ntucyemerere uwo ukunda ikitakurimo kugira ngo yishime, ahubwo ujye utinyuka kumubwira ikikurimo, wenda ababare ariko utamwiyeretse uko utari. Icya kane ugomba kumenya ku rukundo kikaba kigira kiti uzaharanire kwangirwa uwo uriwe aho kwemerwa gukundirwa uwo utariwe. Ba uwo uriwe kandi garagara uko uri kandi ube wowe ubwawe, uzabikundirwa ntuzanyurwa n'uwo uriwe. Icya gatanu kikaba kigira kiti ntugakunde umuntu kuko abandi bamushima cyangwa bamukuratira, uzamukundire ko wowe ubwawe wumva akunyuze kandi wumva umukunda utabyihatamo. Icya gatandatu ugomba kumenya kubijyanye n'urukundo kikaba kigira kiti nujya ubona ikosa cyangwa inenge mu myitwarire y'ukunda ntukabimuhishe ngo akunde yishime. Jya umuhana mwiherereye, ariko nimugera mu ruhame umwerengere werekane gusa uruhande rwe rwiza. Icya karindwi ugomba kumenya mu rukundo kikaba kigira kiti ntuzigere wumva amabwire ngo agutanye n'uwo ukunda, ariko kandi nunayumva ntugatere agate mu ryinyo, ahubwo bijye biba intandaro yo kwisuzumira ukamenya ukuri kw'ibintu wumvise. Icya munani ugomba gukurikiza cyangwa se ugomba kumenya kubijyanye n'urukundo kikaba kigira kiti ntuzigere na rimwe wishyiramo ko ugomba gukunda umuntu wiringiye ko uzamuhindura. Niba uko ameze uba wumva bitakunyuze, wikumva ko ugomba kumukunda akazabona guhinduka nyuma, kuko ashobora kutazahinduka. Icya cyenda ugomba kumenya kubijyanye n'urukundo kikaba kigira kiti ntuzigere uhubukira gukundana n'umuntu kandi ntuzigere ukundana kuko n'abandi bakundana. Uzakundane kuko wumva ubishaka kandi bikurimo, ntuzabikore wigana abandi. Ibi bikaba bijyana n'icyo twita peer pressure mu rurimi rw'ikinyarwanda, akaba ari cyo bita agakungu. Nubona abantu mugendana batangiye gukunda abandi bantu, ntuzagire ngo nawe ngo ugomba kujya gukundana kuko bishobora kuzakubabaza cyane. Icya 10 kikaba kigira kiti icyemezo cyo gutangira gukundana uzabanze ugitekerezaho bihagije, kuko igihe cyose utandukanye n'uwo mwakundanaga ubuhombye byinshi birimo igihe ndetse n'ibikomere ku mpande zombi. Ntuzarote na rimwe ukundana n'umuntu wumva ko ari ukwikinira, wumva ko ari ukuba wishimisha gusa. Uzitonde ubikora ufite intego na gahunda ihamye. Nkaba nkubwira ati wowe muntu wese wari ukurikiye cyangwa se wumvaga ino video, ndagira ngo ngusabe gukora icyo twita share kugira ngo bisangize abandi, unabakangurire kutangira kubikurikiza iby'ingenzi batoramo bose. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha.